ikaze kuri update z'aka kanya aho tuje kurebera hamwe ibikomeje kwibazwa n'abatari bake ndetse nuko ku mirongo y'imbere y'urugamba ihagaze. Ntabwo turi bujye muri byinshi, turarebera hamwe uko situation ihagaze, imirwano ikomeye ikomeje kurimbanya ku kirombe cy'abajejeta faranga aho bamwe batangiye kugenda babigwamo. Ni mu gihe kandi bivugwa ko kwikubitiro abasirikare bose bakeneye bakuru abihuriro rya AFC ko bose bari ku rutonde mu bagomba kwicwa. Ndumva binarigeze nabibabwiraho aho nakubwiraga yuko n'ubundi ubutasi buri Goma ndetse ubutasi buri muri bo bikaba byamaze kugaragara ko abakomeje kugenda bakora uducendo ugiye kubamenya nonaha. Ariko mbere yuko tuza kubigenda tubiganiraho, tugiye kwakira umuroko Informa aduha ishusho iramutse cyangwa yaya masaha, kuko duheruka kuvugana mu rukerera rwa kare, aduha ishusho iramutse saha iyi ngiyi kugira ngo umenye akantu ku kandi nk'uko twabigusezeranyije ko tuzajya tukwapudetinga buri nkuru uko amakuru mashya agezweho. Reka rero mbanze nkushimire nkwifuriza wowe wahisemo kubana natwe igitondo cyiza. Ni kuri uno munsi n'ubundi wa gatatu, ni mu masaha ya kare ya mu gitondo, ariko biba bimaze kugaragara aho nakubwira yuko ahantu hose imirwano noneho yubuye byeruye, ndetse maginga ya no mu Minembwe imirwano ikaba imeze nabi ari isibaniro. Ibintu byose ugiye kubimenya ku kantu ku kandi, aho tugiye kwakira umuroko Informa akatubwira uko situation ihagaze. Nyamuna reka nkushimire wahisemo kubana natwe, ariko nawe icyo twumva bwa mbere urebe munsi ya video kore kuri subscribe, like no kunzogera, kandi ntuyekajye wibagirwa no gusharinga, bityo nawe winjire mu muryango mugari wabadahema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye ducisha kuri Kigali Real News. Nyemerera rero twakire Bwana Bizima uherereye muri biriya bice atubwira uko situation ihagaze sahi, kuko arabwiye ngo imirwano irakomeye kandi irakomeje, aho ibitero byatangiye noneho gukoresha ikoranabuhanga no mu Minembwe drone zazongeye kwisirisimbaho, mu gihe hari hamaze iminsi kumvikana urusaku rw'imbundano rwo gukavaringa. Urumva ko ibintu byahinduye isura. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kuramuka? Neza. Waramutse ute? Ni amahoro. Ibintu byifashe bite, bimeze bite Bwana Bizima? Ibintu ni ibisanzwe, ni imirwano iriho kuko bihora bihinduka cyane mu buryo butandukanye, kuko ni igice cy'intambara iba muri iki gice cya FARDC muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Uzi ko ari nk'isoko y'imirwano muri iki gihe, nta yindi nkuru ihari muri Afurika, ndetse kugeza ku mpera y'isi urabizi ko aya makuru yo muri FARDC ari intambara za buri munsi ziba ziriho mu duce dutandukanye. Ubona ko ari ibintu bihora bihindagurika buri amasaha uko yicumye, hari impinduka ziba zihari mu duce dutandukanye bitewe n'imirwano isa naho yahagurukiye icyarimwe mu duce twose twa Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Reka duse naho duhera mu Minembwe. Ubu ubona ko hasaga naho habaga hari imirwano mu minsi itambutse, ariko ubona bigenza gake cyane, ariko ubona ko byabaye nk'aho bongeye kubura imirwano ku rwego rwo hejuru. Ubu Minembwe hari kongera kugabwa ibitero bya drone ndetse biyobowe n'indege zivuga ko zavuye muri Angola, kandi ni nako bimeze, kuko igihindutse ahangaha amakuru mu buryo bworoshye bihita bimenyekana cyane, kuko izi drone ndetse n'izi ndege biravuga ko ziri guhagurukira za Karimi zigaba ibitero muri kariya gace. Ubona ko mu minsi itambutse hasaga naho hari agahenge, imirwano yabaga ihari, yabaga mu duce tumwe na tumwe, kandi ubona ko ari imirwano isa naho itarimo imbaraga zirenze, ariko byari byitezwe nk'uko twabigarutseho ku munsi w'ejo hashize ko hari ikiri gutegurwa ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo kugaba ibitero bishya muri iki gice. Rero drone zirimo zirarasa mu gice cya Minembwe mu duce dutandukanye. Bwana Bizima, nyemerera
turebe uko situwasiyo imeze, muranyihanganira, netiwaka ibaye ikibazo, mwumvaga njye ntari kumwumva. Netiwaka yari imeze nabi, ariko reka nongere ngerageze. Netiwaka ziba ari ikibazo, ariko wenda kugira ngo nkosoreho cyangwa mwunganire, murabizi neza ko ukuntu kuri rezo birumvikanye. Bwana Bizima, netiwaka zari zibaye ikibazo, yego, ariko nyemerera mbanze mbwira abakunzi bacu ukuboko gukomeye kw'ingabo za Angola bari gukoresha muri biriya bice. Nyamara Angola akaba yari umuhuza w'ibi bice byose kuri kote ya FARDC ndetse na AFC. Nyamara bigaragara ko yari umugambanyi karundura, aho kuvuga ati reka tubategura munsi mbe navuye ku buyobozi noneho nze ngufashe uburyo twakwivuna umwanzi. Ibi ni ibintu byagiye bigaragara, kandi ukaba ubona ko byakoze amateka muri biriya bice bya Minembwe, kuko kuva ku itariki 18 z'agahenge biravugwa ko n'ubundi binagaragara ko uyu Joao Lorenzo yari yamaze guha inshingano perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho n'ubundi yari yamaze kuva ku buyobozi bw'ubuhuza. Ibi bikaba byaratumye yijandika mu gukomeza gufasha leta y'i Kinshasa, aho yohereje abasirikare bamwe bakaba bari muri biriya bice bya Karemi, akaba bari kuyobora indege n'ubundi zavuye muri biriya bice. Bivuga ko harimo Sukhoi 25 na Sukhoi 30, bigaragaza ko n'ubundi yari yarakoze umupango ukomeye kuri biriya bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, komeza uvuga yenda kugira ngo dushyireho umucyo ku kuboko gukomeye kw'igihugu cya Angola ndetse na perezida wacyo wabanje kubanza kuva mu nshingano, kugira ngo, kuko urumva yatangaje agahenge barahuye ku itariki 29 mu byibuke neza, ariho mu kujya guhura nawe ari bwo habaye ibitero bikomeye cyane bigahitana abaturage batari bake, bigasenya n'imihana igiye itandukanye. Nagira ngo wenda dusubire nyuma ho gakeya umenye uko situwasiyo ihagaze, ariko urumva ko imirwano ikomeye. Bwana Bizima, tutarambiranye rero, byumvikanye, byamaze kumvikana uko gukomeye kw'ingabo za Angola. Reka tujye Masisi turebere hamwe ubugambanyi bukomeye bw'abasirikare. Utubwire n'ibya Macano. Ni Macano? yego, tuhido nido, kuko mu rukerera wabimbwiye usa nkaho ugifitemo ibitotsi, kuko ujye wihangana, nyine niko bigenda mu kazi. Naguhamagaye mu rukerera kugira ngo twapudetinga abantu baba bari buzinduke bajya mu kazi, ariko noneho duhido nido y'Imasisi uko situwasiyo imeze. yego, Masisi nyuma yaho urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rumaze kuba umunsi w'ejo, ndetse ubona ko hari ibice byinshi bisa naho byagiye bigaragara ku mbuga mu buryo bw'ibyishimo cyane. Bivugwa cyane ko harimo nk'igihugu cya Tanzania ndetse n'Uburundi, uduce tumwe na tumwe urabona ko ku mbuga byose bihita bimenyekana mu buryo bwihuse. Ubona ko ari umugambi ushobora kuba hari abo washimishije bitewe n'ibigwi yari afite, cyangwa se ibyababayeho mu ntambara zibahuza na biriya bihugu. Rero ikiriho nyuma y'urupfu ni uko ku ruhande rwa M23 nabo ku nkuru nayo isa naho imaze umwanya, habayeho nko kwihorera mu buryo budasanzwe bitewe n'imirwano yari ihari, ariko wumve ko yari imirwano y'inkundura, aho uyu Macano nawe yabashije kuba ahasiga ubuzima. kandi muzi iminsi yari amaze mu mirwano yo muri kariya gace, ubona ko yari yarahereye za Rumbishi, akaba yarageze muri kiriya gice cyerekeza Rubaya, ndetse ukabona ko iriya kwasiyo yari iri hariya, iriya kwasiyo yose yari isa naho ari umuyobozi wungirije wari urimo wundi w'umuyobozi muri FDLR. urabona ko byari ibitero, ndetse yari imirwano isa naho yari afitemo ukuboko gukomeye cyane muri kariya gace, ariko mu buryo bwihuse cyane hatabayeho gutwara n'umunsi. yego,
komeza nuko nari nkoroye nagira ngo nakubangamira n'abakunzi ba Kigali News. Byanze bikunze habayeho kwihorera mu buryo bwihuse cyane, aho ubona ko nawe yasize ubuzima, habayemo icyuho kandi ni ikintu cyari kibaye mu gihe gito cyane, ahawe icyubahiro cyane n'ishimwe rikomeye kuko yari avuye ku rwego rwa Liyetena Koloneli, bari bamaze kumwambika Koloneli Furu bitewe n'uko yari ashimiwe yuko yabashije gukora operasiyo, yabashije kwivugana Liyetena Koloneli mugenzi we Banganyagaraka. Rero ubw'ibyo byishimo atamazemo n'iminota 10, birumvikana ko yarashwe ku buryo bwihuse cyane kandi yarashwe n'abasirikare babigize umwuga w'abahanga bakomanda ku ruhande rwa M23, ndetse bivugwa ko nubwo iyo posi yari ayoboye na n'ubu ishobora kuba yasize abantu benshi cyane muri ako gace, kandi bivuga ko n'ubu ngubu ikiraswa mu bice byose yabashije gusa n'aho ihungiramo. Bagejeje ku rwego rw'uko bivuga ko bagiye biyambura imyenda yabo n'ibikoresho bakabita mu buryo bwo kujisha kugira ngo batabasha kuhasiga ubuzima ari benshi, kuko bari bakurikiranywe mu nzira zose bacagamo ndetse n'icyerekezo cyose bajagamo. Byari ngombwa ko bari bakurikiwe kandi ubona ko intego bashakaga ko nta n'umwe ubasha kuhasimbuka. Rero urabona ko imirwano muri kariya gace n'ubundi irakomeje. Hano za Rubaya bivuga ko drone zitari guhumeka nk'uko zari zibasiye kiriya gice na n'ubu cya Minembwe, na hariya niko bimeze. Urabona ko Rubaya yabaye Rubaya, bigaragara ko ni ikintu bakomwe mu nkokora kubera ziriya operation zabo zisa n'izisharinze muri kariya gace ka Gatoyi ndetse n'izi nce zose bavuyemo. Bigaragara neza ko imbaraga za nyuma n'ubundi bwenge bari gukoresha bwa nyuma bushoboka mu kugerageza ari ubwa drone kugira ngo barebe ko babuze uburyo iki gice cyegereye iki kirombe, kuko ubona ko bakoresheje inzira zo ku butaka kugira ngo bose zabo zibashe kugera hariya byabagora cyane, kuko aho icyo bari bagerageje cyo kiba kidashobotse. Rero urabona ko bitewe n'uburyo bashaka hariya hantu kandi by'ingorabahizi ku buryo burenze, iyo ubona ukuntu barwanye Minembwe nta kintu gihenze bari kuhahiga, hariya hakaba hari ikirombe kizwi cyane kandi batakaje bazi bageze n'ubwo bagaba batagifite. Urabona ko bivugwa ko hari gutegurwa ibitero bya karundura muri kariya gace bikomeye cyane, ubona ko hakwiye kubaho imbaraga nyinshi zidasanzwe mu buryo bwo kwiyubakaho, yaba mu bwirinzi bw'ikirere ku ruhande rwa M23, kuko ni ahantu hazaraswa na drone ku buryo bushoboka. Ubona ko batazigera baruhuka kuharasa bijyanye n'uburyo hakenewe, kandi kuhagera batuye ku butaka ari ibintu bibagora. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire, ubwo urakomeza uturebera uko situation zihagaze, turi bwongere tugwamagare utwapudetinga. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, nagira ngo mbabwire yuko akagambane gakomeye kakozwe n'ubundi n'ingabo ziripotinze, aho nakubwira yuko bino bintu bya gisirikare habamo ikibazo gikomeye, ndetse bigaragaza ko isaha ku isaha umwanzi agihari. Kutumvikana kw'abasirikare, inda nini ari byo mpora mvuga nti inda nini bayime amayira, inda nini tuyime amayira, niyo yatumye umugabo w'Ingoma wagaragaye nk'umunyabwenge muri iri huriro rya AFC ahasiga ubuzima. Reka mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. N'ubundi uyu munsi ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri, turi mu mpera z'uku kwezi, aho n'ubundi ubona yuko agahenge ko kazambye, ahubwo imirwano igiye kubura mu bice bigiye bitandukanye. Ni munyemerere ncukiriza hano, ubundi update zo nagahoraho turahabaye kugira ngo natwe tuzibagezeho. Ciao.